Kubabara mu ijosi bikagera no mu bitugu ntukwiriye kubyirengagiza. Hari igihe wumva ijosi rikubabaza ukibwira ko ari umunaniro gusa, ariko nyuma y'iminsi mike ugatangira kumva ububabare bugera no mu bitugu, rimwe na rimwe bukamanuka no mu kuboko. Hari n'abavuga bati buriya nuko naraye nabi gusa, abandi bati nuko namaze umwanya munini ndi gukoresha mudasobwa, buriya nicyo cyatumye nyine numva ijosi ryanjye riri kundya bikanagenda uko kose. Ariko se wari uzi ko ububabare bwo mu ijosi bushobora kuba ari ikimenyetso cy'ikibazo cy'imitsi, imyakura, imikaya cyangwa amagufwa yo mu ijosi? Reka mbahe ikaze kuri Physio Rwanda, ibi nibyo byose tugiye kuba turebera hamwe muri iyi video yacu yihariye. Niba ari ubwa mbere udukurikiye, ukande like, ukande subscribe, ubundi ufungure n'inzogera, ibyo ngibyo bizajya bituma video zose dukoze zihita zikugeraho. Mu byo ndi buvuge byose, aho utari busobanukirwe wandika igitekerezo cyawe muri comment ndaza kugusubiza. Niba kandi hari n'icyo wifuza ko twazagusobanurira, wacyandika muri comment nacyo tukazakigarukaho, kuko hano kuri Physio Rwanda twaje kubafasha gusobanukirwa kugira ngo mushake ubufasha hakiri kare. Ariko se waba wari uzi ko ububabare bwo mu ijosi bushobora kuba ari ikimenyetso cy'ikibazo cy'imitsi, imyakura, imikaya cyangwa amagufwa yo mu ijosi? Niyo mpamvu ibi byose bigiye kutugarura kuri iyi ngingo ivuga ngo kubabara mu ijosi bigera no mu bitugu biterwa n'iki, byakira bite? Uyu munsi tugiye gusobanukirwa impamvu ijosi ribabara, impamvu ububabare bugera mu bitugu, ibimenyetso byo kwitondera, imyitozo wakora wowe ubwawe ikaba yagufasha kwirinda, cyangwa se mu by'ukuri mu gihe muganga yayikwandikiye ukaba wayireberaho ukayikora, ndetse n'igihe ugomba kujya kwa muganga. Niba ujya ubyuka ijosi ryawe ryakomeye cyangwa se ukumva rirakurya, cyangwa se ukaba ubabara mu bitugu utazi impamvu, iyi video reka nkubwire ko ari iyawe. Ijosi rero mbere na mbere ubundi ni iki? Kuki iyo ryangiritse abantu bahura n'ibyo bibazo bitandukanye? Reka nkubwire ko ijosi atari amagufwa gusa, ahubwo rigizwe n'amagufwa 7 yitwa cervical vertebrae, ndetse iri josi rikagirwa n'icyo nakwita imyakura ibiva mu bwonko ikamanuka no mu maboko. Birumvikana ubu bwonko ni igice cyitwa spinal cord kiba kimanuka n'ubundi hagati y'ayo magufwa 7. Ikindi nanone ijosi rigizwe n'imikaya. Iyo mikaya rero ifasha umutwe kuguma hejuru, umutwe wawe ukaba utahita wifata ngo umanuke ugwe hasi, cyangwa se ngo ube wahengamira ku ruhande. Kuba umutwe wawe umeze uko nguko umeze, ukabona ntugwa iburyo, ntugwa ibumoso, ntugwa imbere, ntugwa inyuma, biterwa n'uko iyo mikaya yawe iba ifite imbaraga. Ikindi kintu kigize ijosi ni amadisike. Disike zo ziba ziri hagati y'amagufa afasha kugabanya igitutu. Ni ukuvuga ngo izi disike ikintu zikora, ziba ziri hagati y'ayo magufa 7 agize ijosi. Hagati ya buri gufa n'irindi haba harimo iki? Haba harimo iyi disike. Iyi disike rero ikintu ikora, ituma ya magufwa yombi uko ari 2 atabasha kuba yakoranaho. Ikindi kandi iyi disike niyo ituma ushobora guhindukira ukaba wareba iburyo cyangwa ibumoso. Bivuze ngo niba uhindukiye, rya gufwa ririkaragira kuri ya disike, ntubashe kuba wagira ikibazo. Niba wikoreye ikintu kiremereye, ya disike aho kugira ngo amagufwa 2 yombi ahita akoranaho, isa n'igabanyamo bwa buremere, igasa niyoroshyamo. Mu by'ukuri navuga ko bijya kumera nka rasoro, cyangwa se nyine akantu gasa n'akagabanyamo ibirukuntu. Hakora wicara mu ntebe wenda ukumvira nepye, nako urebye niko gakora. Nako niko gakora, gatuma bwa buremere bwose bumanukiye ku igufwa rimwe budahita bugera ku rindi. Kuko buramutse wise bugera ku rindi, icyo gihe habaho ibibazo by'imvune, ugasanga amagufwa yawe arahora turika buri munsi, kandi nyine ntubashe kuba wahindukira. Ndizera ko ibyo bisobanutse. Reka rero turebe ubundi niki gituma wa mugani umuntu agira ububabare bwo mu ijosi ariko kandi bukagera no mu bitugu. Burya umutwe w'umuntu, reka nkubwire ko ufite ibiro 4 kugera kuri 5, birumvikana biterwa n'uko ungana. Ijosi rero usanga ari ryo rigira uruhare runini cyane mu gufata wa mutwe. Urumva ko ijosi rikora akazi gakomeye. Iyo rigize ikibazo rero, ububabare bushobora kugumaho mu ijosi, bushobora kugera mu bitugu, bushobora kugera mu maboko, ndetse bushobora no kugera mu ntoki. Reka twirebera impamvu nyamukuru rero zitera ububabare bwo mu ijosi bugera no mu bitugu. Icya mbere burya no gukoresha nabi ijosi.
uburyo ki urihagarika bitewe n'akazi kawe ka buri munsi. Iyi niyo mpamvu ya mbere, burya nk'abantu bakunda kwica ijosi cyane, abubika amaso muri telefone. Niba uri gukoresha telefone ugasanga ijosi ryawe warihese, waryubitse muri telefone, icyo gihe ushobora guhuriramo n'ibindi byago ndetse ukaba mu by'ukuri wagira n'ububabare bwo mu ijosi bushobora no kugera mu bitugu. Icya kabiri ni abantu bakoresha mudasobwa ariko ugasanga umutwe wabo usa nabwo n'uwunamye muri mashini. Urabona iyo umuntu ari gutayipinga yandika, hari igihe asa n'uwubikamo umutwe kugira ngo abone inyuguti neza cyangwa se nyine yumve yuko aribwo ameze neza, ariko biriya nabyo bishobora kugutera ububabare. Ikindi ni ukuryama ku musego mubi. Niba ufite umusego munini cyane cyangwa ufite igisego gikomeye cyane cyangwa ufite agasego korohereye cyane, ibyo byose byagutera ubu bubabare. Ibi byose rero bituma imikaya yo mu ijosi mu by'ukuri ihora ibangamiwe, igatangira no kubabara, bikagutera nyine bwa bubabare wumva mu bitugu ndetse no mu ijosi. Icya kabiri nicyo nakwita muscle tension mu rurimi rw'icyongereza. Ahangaha ho noneho ya mikaya yo ku ijosi iba yamaze gukomera cyangwa se yakakaye mu rurimi rwumvikana kugira ngo wumve urwego biba biriho. Akenshi iyo uhangayitse, ufite stress, ufite ibibazo byinshi cyangwa se kwicara igihe kirekire utabasha kunyuzamo ngo unanyeganyeze ijosi, imikaya yawe iragenda igakomera cyane, ikaremererwa, ugasanga iragutera ububabare bugera no mu bitugu. Icya gatatu cy'ingenzi ndetse gikomeye nicyo bita nerve irritation. Nerve irritation ni mu gihe ya myakura yawe n'ubundi yo mu ijosi yafashwe. Niba umwakura umwe ufashwe tayari, ububabare ugomba guhita ubwumva. Reba ni nka kuriya kuntu umuntu ashobora gufata nk'akantu k'agatembo kari gucamo amazi agaterekaho ibuye cyangwa akagakandagira. Ibyo ari byo byose amazi yagombaga kugera aho ajya ntabwo yose agerayo. Kuri iyi myakura nayo rero niko bigenda. Niba imyakura ituruka n'ubundi aho mu ijosi ariko hakagira igufwa riyibangamiraho gato, bituma noneho aho kugira ngo ibe yagufasha gukora akazi kawe, niba ari kurambura intoki uzirambure, iyo ya makuru yose yatwaraga kugira ngo kugufashe ko warambura izo ntoki, ahubwo ahita azamo ububabare, ugatangira kumva nyine bwa bubabare mu bitugu, utangira kumva bwa bubabare mu ntoki. Ni muri ubwo buryo. Niyo mpamvu mu ijosi rero haba harimo imyakura ijya mu bitugu ndetse no mu maboko. Iyo rero disc akenshi yasohotseho gato igakanda uwo mwakura cyangwa se mu gihe igufa rikandagiye uwo mwakura, ububabare buhita bugera mu bitugu rimwe na rimwe, bukajyana no kuribwa ndetse n'utwo wumva tumezemo nk'amashanyarazi, ndetse no kumva akaboko kawe karimo ibinya cyangwa se ukumva karimo karabura imbaraga. Icya kane burya ni ukuryama nabi. Kuryama nabi cyane cyane bigendana n'umusego ukoresha. Niba ukoresha umusego muremure cyangwa se muto cyane, nawe utuma ijosi ryawe ribangamirwa ijoro ryose. Ikindi kintu nanone kibitera, hari abantu bakunda kwisegura inkokora. Iyo wisegura inkokora nanone ugasanga bashyize ukuboko cyane kuri iki gice cy'ijosi, hari igihe ushobora kwiteza ubwo bubabare buturuka mu ijosi bukagera mu bitugu. Ikindi kintu kibitera ni umunaniro wa ya mikaya. Burya abatwara moto urabona yuko baba bareba ahantu hamwe, arareba imbere cyane. N'utwara imodoka nawe nuko arareba imbere cyane, nta byo guhumbya, nta byo gukebuka kugira ngo adakora impanuka. Abantu rero bakunze gukora ibyo ngibyo igihe kirekire, cyangwa se abantu bakora mu biro nabo bicaye bareba ahantu hamwe, icyo gihe ijosi rwose rirananirwa, ugasanga ajya mikaya yo mu ijosi yagize umunaniro uturuka ku cyo bita overuse. Ibyo byose rero bikaba byagutera bwa bubabare bwo mu ijosi ndetse bumanuka bukagera mu bitugu, ntibagiwe no mu ntoki. Dore ibimenyetso rero byo kwitondera. Burya ntabwo ari ububabare bwose bworoshye, niyo mpamvu ukwiye kujya kwa muganga vuba niba ububabare bwawe bugera mu maboko ndetse bukajyana no kunanirwa no gucika intege. Ikindi kandi nanone niba ufite umutwe ukumva umutwe wawe usa n'uremereye cyangwa se ukumva uranakurya cyangwa se ukaba wakoze impanuka, icyo gihe naho ugomba guhita ujya kwa muganga. Dore imyitozo yoroshye rero, by'umwihariko abashakashatsi bagiye bagaragaza yuko ifasha ku muntu ufite uburwayi bumeze uku nguku. Mu gihe muganga yayikwandikiye ushobora kureba uko ikorwa neza, bityo nawe ukaba wabasha kuyikora. Umwitozo wa mbere bawita chin tuck. Chin tuck ni ukuvuga ngo wicara neza ugasubiza umutwe inyuma buhoro, wamara kugera inyuma ugafata amasegonda 5, ibingibi ukajya bisubiramo inshuro 10. Ni ukuvuga ngo wicara neza ugasubiza umutwe inyuma buhoro, ukamara amasegonda 5, ukongera ukagaruka imbere,
Uyu ni umwitozo mwiza ugufasha kugarura ijosi ryawe mu mwanya mwiza. Undi mwitozo wa kabiri bawita shoulder rolls. Shoulder rolls wo ni ukuvuga ngo ni umwitozo ukora uzamura ibitugu byawe bigasa n'ibizenguruka inyuma buhoro, bityo ukabikora inshuro 15. Ibi nabyo bigabanya uburemere mu bitugu. Undi bawita neck side stretch. Neck side stretch aho ufata umutwe wawe ukawerekeza ku ruhande, naho ugafata amasegonda 10 ukimara kugera ku ruhande, ukongera ukaba wagaruka ugasubira ku ruhande, ukongera ugafata amasegonda 10. Nibura ibi ngibi nabyo ukabikora inshuro 10 uhindura nyine kuri buri ruhande. Nawo ni umwitozo mwiza cyane, mpamya yuko unoroshye. Ikindi kintu cya kane nacyo by'umwihariko muri iyi myitozo ni ugukora umwitozo witwa scapular skis. Scapular skis uburyo ukoramo uyu mwitozo usa n'ukurura ibitugu byawe ubijyana inyuma, bityo nk'ushaka guhuriza amagufwa y'inyuma icyarimwe ngo abe yahura, abe yakoranaho. Iyo umaze kugera inyuma rero aho wumva mu by'ukuri utarenga, ufata amasegonda 5. Wamara gufata amasegonda 5 ukongera ukaruhuka ukagaruka imbere, bityo ukaza kongera ukagira ute ugasubirayo, nibura nabyo ukabikora inshuro 10. Igice cya gatanu ngira ngo nibandeho ndacyo cy'ingenzi ni uburyo ugomba kwicara neza. Burya kwicara neza cyane cyane buri gukoresha mudasobwa ikwiriye kuba iri ku rwego rw'amaso, amaso yawe nyine na mudasobwa bikaba biringaniye. Ikindi kandi ntabwo ukwiriye gucurika umutwe igihe kirekire. Ikindi niba wicaye iminota 20-30 ugomba guhaguruka ugatembera gato ukongera ukicara. Nubwo wahaguruka ukagenda iminota 2 ukongera ukagaruka ukicara, iki gihe biragufasha cyane. Ikindi kintu burya ni uburyo bwo kuryama neza, kuko nabyo utabikosoye bishobora kukugiraho ingaruka zihariye. Burya kuryama neza ugomba kwita neza ku musego wawe, ukareba niba ufashe ijosi ryawe neza. Ikindi nyine ntuba umusego munini cyane ubyibushye cyane, cyangwa ukaba agasego gato cyane, nako ugashobora gutuma nyine ijosi ryawe rivunika. Ikindi kintu ukwiriye gukora, ntabwo ukwiriye kuryama wubitse umutwe, ntabwo ari byiza. Burya kuryama wubitse umutwe nabyo binaniza ijosi cyane, cyangwa se abantu bakunda kuryama mu by'ukuri bubitse inda, nabyo ntabwo ari byiza. Ikiza ni ukuryamira ku ruhande, nibyo byiza cyane, kuko byo batubwira yuko bitanabangamira yaba urwungano ngogorwa cyangwa se n'impyiko ndetse n'umwijima. Burya abantu bakunze kuryamira cyane ku nda ushobora kugira ibibazo by'impyiko, ushobora kugira ibibazo by'igogorwa, ushobora no kugira ibibazo by'umwijima. Birumvikana ko rero ntabwo ari byiza, ukwiriye kuryamira ku ruhande. Ikindi kintu ugomba kwirinda rero by'umwihariko ngira ngo nacyo nitseho, ni uguhora ureba telefone ariko ukayireba wubitse ijosi uyirebera hasi. Ni ukuvuga ngo ubundi bavuga ko ugomba kureba kuri telefone yawe niba uri imbere yawe ku buryo ijosi uba utarimanuye cyangwa se ngo ube wamanuye umutwe. Ikindi kandi ukibuka gufata umutwe wawe neza, ukawurinda kuba mu by'ukuri buze kumara igihe kirekire ureba ahantu hamwe. Ukagerageza ukanyuzamo ugahindukira, ukareba hirya, ukareba hasi, ukareba hejuru. Utwo twitozo turagufasha cyane. Ikindi kintu ugomba kwirinda ni ukwirinda kuvuga ngo ububabare wenda bumeze gutya ejo buzaba bwarangiye. Ibi ngibi abantu benshi barabigira, ugasanga ugize ububabare ariko kuko wumva wenda bidakomeye cyane ukavuga utaka bizaba byarangiye ejo, ariko icyo gihe uba uri kwiyangiza. Ni ukuvuga ngo uko bumara igihe ni kurushaho kugenda wangirika. Biba byiza rero iyo wumvise ububabare bityo ugahita ujya kureba muganga akagufasha. Physiotherapy rero bihurira hehe? Cyane ko ari n'umwihariko wa Physio Rwanda, physiotherapy mu Kinyarwanda. Physiotherapy areka nkubwire ko ifasha gukuraho ubwo bubabare ndetse igasubiza imyakura mu mwanya wayo, ndetse ikanatuma imikaya yawe idakomera ngo igende ikakare, kuko twabonye yuko ikakaye binatera bwa bubabare. Ikindi kandi physiotherapy ikora ni ukukwigisha imyitozo yo kwirinda, yaba irimo iyo twavuze haruguru cyangwa se n'indi itandukanye muganga wagusuzumye ashobora kuguhereza bitewe n'iyo weho waba ushoboye. Hari ubutumwa ku bantu rero, ntugategereze ko ububabare bukomera, buryo wivuje kare nibwo ukira vuba. Ijosi navuga yuko rihurirana n'imitsi ndetse n'imyakura ijya mu bitugu no mu maboko, niyo mpamvu ububabare buturuka muri bya bitugu ugasanga bwageze no mu ntoki nyamara bwaturutse bwose mu ijosi.